njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo rero mbahaye ikaze mwese aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye, abari mu Rwanda ndetse hakurya y'imbibi z'u Rwanda, mwese muhawe ikaze cyane. Rero uyu munsi ndaje ngo twiganirire ku nzozi abantu benshi bajya bakunda kurota, cyangwa se abantu benshi bansabye yuko nababwira icyo izo nzozi zishatse kuba zavuga. Izo nzozi nta zindi ni ukurota bakogosha, cyangwa se kurota ubona bakogoshe kandi mu by'ukuri wari ufite umusatsi. Ibi bintu bifite igisobanuro gikomeye cyane, cyangwa se harimo ubutumwa bukomeye cyane buba bukugenewe. Rero nimba wifuza kuba wamenya byinshi kuri izi nzozi, icyo ngusaba ni kimwe, gukanda subscribe, share ndetse na comment, ubundi tukagendana akantu kandi nkubwira yuko ikintu cyiza cyo kuba wakora share hari ukuntu uba ufite amakuru menshi cyane uba ugiherereyemo. Rero ni byiza cyane iyo ugize gutya ikiganiro ugahita ugisangiza bagenzi bawe, biriya bintu biradufasha cyane kabisa, biradufasha. Ubwo rero tudatinze reka dusobanure inzozi zo kurota bakogosha cyangwa se kurota bakogoshe. None se wese wibaza ngo ese kurota bakogoshe bishatse kuvuga iki? Humura ndahari ngo musobanurire buri kimwe cyose. Dore ibisobanuro bigufi tugiye kuba twakifashisha mu gusobanura izi nzozi zo kurota bakogosha. Kogoshwa si ibintu bisanzwe gusa mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahubwo no mu nzozi bigira ubutumwa bukomeye cyane. Iyo birose bishobora gusobanura yuko hari impinduka, cyangwa se kwisukura, cyangwa se gushaka gutangira ubuzima bushya. Mu muco nyarwanda ndetse no mu yindi mico igiye itandukanye myinshi, kogoshwa ni ikimenyetso cy'isuku cyangwa se gutangira indi ntera. Noneho kugira ngo urusheho kugenda umenya ibisobanuro byimbitse kuri izi nzozi zo kurota bakogosha, reka turebere hamwe ukuntu zino nzozi zigenda zigaragara, cyangwa se ibyo zigaragaramo iyo umuntu azirota. Kuko buriya kenshi abantu bazirota mu buryo bugiye butandukanye, harimo nk'ubu ngubu ngiye kuba nakubwira ngo iyo urose urimo kogoshwa cyangwa se kurota ubona bakogosha, ngo bivuze yuko ngo hari ikintu wumva ushaka guhindura, gishobora kuba nk'imitekerereze, imyitwarire, cyangwa se ubuzima bwawe bwite. Aho hantu mwizere ko muri kugenda muhumva neza cyane, ariko mumaze kwibutsa babandi bashyashya ngo gukora subscribe ni ibintu byiza cyane uba ugomba gukora igihe ugeze hano kuri channel yacu. Rero ubundi buryo ufite kuba warotamo zino nzozi, ngo iyo urota uri kogosha undi muntu, nyine wowe ukarota urimo kogosha mugenzi wawe cyangwa se undi muntu, ngo ushobora kuba uri umuntu ufite ubushobozi bwo gufasha abandi guhinduka. Ushobora kuba ufite ijambo cyangwa se inama zigirira abandi umumaro ukomeye cyane. Ugira amatsiko yo kwibaza ngo ese iyo kogosha bitagenze neza byo bishatse kuba byasobanura iki? Ndahangaha ngo mufashe kumenya icyo gisobanuro. Ngo ahangaha iyo urose kogosha bitagenze neza, ngo ahangaha bishaka kugaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo nk'ibi ngibi ngiye kuba nagenda nkubwira. Ngo bishobora kuba byagaragaza ubwoba ufite, ubwoba bwo kuba wahinduka, cyangwa se wenda impinduka zitewe n'ubuzima bwawe bwite. Urumva nyine hari ukuntu uba utari kuba wakwakira izo mpinduka zigiye kuba zakubaho, zaba nziza cyangwa se zaba mbi, ariko ugasanga ntabwo uriyakira mu buryo bwa nyabwo. Nanone wakwibaza ngo ese kogoshwa bishatse kuba byavuga iki mu rwego rw'umwuka ndetse n'ubugingo? Iki kibazo nimba nawe uri mu bantu babashije kuba bakibaza, wumve ngo uri umuhanga kabisa, uri umuhanga isi ishobora kuba ifite. Rero nuvuga ngo kino kibazo kirakomeye cyane, ariko urahangaha ngo ukimenye. Niyo mpamvu nanjye mba najangaha ngo musobanurire, ubashe kuba wavangaha ugize byinshi cyane ugenda umenya, kandi bigomba kuba byakugirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tukiri ahangaha nkomeze kwibutsa yuko inzozi kabisa ziba zidufitiye ubutumwa bukomeye cyane. Rero nta mpamvu yo kuba wazipinga cyangwa se kumva ko ari ibintu birangaho gusa. Buriya inzozi hari izo turota kenshi ugasanga turazibagiwe, ariko za nzozi uzabyuka ukumva uracyazibuka, ukumva zanze kuba zakuvamo, uzamenye ko ari ubutumwa bwigendera. Rero biba byiza cyane iyo uhaye agaciro ukabasha kuba wazanwa ahangaha, tukagufasha kumenya igisobanuro cya nyacyo, cyangwa se igisobanuro cya nyacyo cy'izo nzozi uba wabashije kuba warota. Niho tuba tugenda dusobanura akantu kandi ku nzozi uba warose. Ubwo rero nimba tugiranye kuri uyu munota rwose
gukora subscribe ni ikintu ngiye mba nkwibukije ngo ukandeho, dore ko nta masegonda na make biba bisaba kuba wakandaho, then ugahita ino video ugahita uyisangiza abagenzi bawe mu magurupe uba ugiye uherereyemo, then ugatukanda kuri like kugira ngo bigaragare ko video yacu wayikunze cyane. Rero reka dukomeze na hano nari nkubwiye ngo icyo bishatse kuba byasobanura mu rwego rw'umwuka ndetse n'ubugingo kurota bakogosha. Ngo mu rwego rw'umwuka kogoshwa mu nzozi bishobora gusobanura kwezwa, gusukurwa cyangwa se kwiyegurira Imana mu buryo bukomeye cyane. Ngo kurota wogoshwa mu buryo bw'umwuka bishobora gusobanura kwezwa, gusukurwa cyangwa se kwiyegurira Imana mu buryo bukomeye cyane. Aho hantu nizere ko muri kugenda muhumva mu buryo bukomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hari n'abisobanura nk'ikirango ngo cy'uko Imana ishaka yuko usiga ibintu bimwe na bimwe ukinjira mu bihe bishya. Icyo gihe inzozi ntiziba zisanzwe, ziba zifite ubutumwa bukomeye cyane zikuzaniye. Ubwo rero biba byiza cyane iyo izo nzozi cyangwa se ubwo butumwa ubwumviye ukamenya ikirimo cyangwa se ukamenya ikiri kuba cyavamo, nawe ukabasha kumenya uko ugenda witwara. Dore impamvu rero ibi ngibi biba mu nzozi. Niba utayizi ndagusaba kuba watega amatwi cyane ukareba video yose kugira ngo ubashe kuba wamenya buri kimwe cyose kuri izi nzozi twateguye kuri uyu munsi wa none. Nuvuga ngo hari nk'igihe uba uri mu gihe cy'impinduka mu buzima bwawe, wenda ugiye nko guhindura akazi cyangwa se kuba wareka akazi nanone, cyangwa se no kureka ingeso mbi nanone, kandi ngo ukaba ugiye kuba wafata icyemezo gikomeye cyane mu buzima. Ubundi inzozi nk'izi ngizi ziza nk'ubutumwa bwo gutegura igihe. Ngo kandi kenshi nyuma yo kurota izi nzozi zo kurota wogoshwa, ngo umuntu yumva afite amahoro cyangwa se isuku mu mutima we, yumva asukuye ameze neza cyane. Nizeye nashidikanya ko mu bantu benshi bankurikiye harimo ubibajije ngo ese ni iki nakora nyuma yo kurota izi nzozi. Nyuma yo kurota izi nzozi rero hari ibintu byinshi cyane uba wagenda ukora bigiye bitandukanye, ariko murabizi yuko buri kiganiro nkoze ntabwo nagenda nagusigiye inama kandi z'ingirakamaro. Ubwo rero rikanga nkubwire ku nama imwe mba naguteguriye kabisa, cyangwa se mba nasuzumye nkavuga ati ino nama yagiye ikintu igufasha. Mufata akanya usuzume ubuzima bwawe neza cyane. Ibibazo ese ni iki nshaka kuba nahindura? Ese hari ibintu numva byarenze igihe? Ibyo nibyo uba ugomba kuba wakwibaza mu gihe uri kwisukura cyangwa se mu gihe uri kuba wakwisuzuma. Rero ngo izi nzozi zishobora kuba zigusaba kwisukura mu mitekerereze cyangwa se gusezera ku bintu bidasobanutse. Mu yandi magambo, afata akanya gato wumva kino kintu. Ngo niba byarakubabaje cyangwa se byaraguteye ubwoba, bimenye neza ko icyo ngicyo ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko ubuzima bwawe buri mu nzira y'impinduka. Uko ni nako ndi kugenda ngana ku musozo, ariko reka ntoze nkubwira nti inzozi zo kogoshwa si impanuka, ahubwo ni ubutumwa bukomeye cyane. Itegura impinduka nziza cyangwa se mbi, byose ni urugendo ruba rukomeye uba ugomba kuba uwacamo. Ubwo rero inzozi zo kurota wogoshwa nuko biba bimeze iyo wazirose, cyangwa se nimba warigeze kuba wazirota umenye ko ari ikindi kiba bishatse kuba byavuga cyangwa se byasobanura, ubashe kugira uko witwara. Ubwo rero kabisa mwese nkomeje kuba nagenda mbashimira cyane, nshimiye umuntu twatangiranye ikiganiro ndetse tukaba tugiranye hano ku musozo. Muraba agaciro gakomeye cyane, ni ibintu byiza byo kuba umuntu yakwishimira kuba umuntu mwatangiranye ndetse mukaba mugiranye ku musozo. Rero ngiye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Niba warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se izindi bijya gusa, ndagusaba ngo unyandikire tubiganire cyane tumenye ibyo ari byo. Reka dore utaha, ndabakunda cyane.